bimaze kumenyerwa yuko bidashobora byibuze kurenga umunsi umwe abantu badatandukanye. Bimaze kumenyerwa yuko umwaka udashobora gushira nta bantu batandukanye. Byabaye n'akamenyero nta nubwo bikira agashya abantu ko bashobora gushyingiranwa bagasezerana imbere y'Imana bakavuga yuko bazakundana ubuziraherezo, ariko nibo babanane byibuze n'ibyumweru 2 kandi baravuze ko bazabana ubuziraherezo. Bimaze kumenyerwa, ariko se urukundo rujegajega biterwa n'iki? Gihe nitwa KAJEJE Geoffrey, ikiganiro cyitwa GIRA ICYO USIGARANA. Bigenda bite kugira ngo abantu batandukanye kandi bari barakundanye? Bigenda bite kugira ngo abantu bahitemo aho badakwiye kuba babana naho ahubwo bakibeshye? Se byashira gute? Byashira gute? Byashuramutse wumvise ndetse ukanatega amatwi GIRA ICYO USIGARANA, ntugende ahubwo ukabanza ugatuma kino kiganiro kirangira. Byashira uramutse ukoze subscribe kuri kino kiganiro. Nitwa KAJEJE Geoffrey, noneho murakaza neza mu kiganiro. Nishimye kuba muhari. Ubusanzwe uburyo ubuzima bwacu bumeze cyangwa se uburyo twebwe abantu tubaho biterwa n'amahitamo yacu. Mbe ukuntu duhitamo ubundi ni ingingo fatizo ituma twebwe ubuzima bwacu buremwa. Ni ukuvuga ngo amahirwe ni ikintu kiza mu buzima, ariko amahitamo yacu akenshi agenda uko tubaho nka 90%. Ibyo 10% ni ya mahirwe aza mu buzima, ni bya byago tugira twarahisemo, ariko wenda ntitubashe kubaho tukabura ubuzima cyangwa se tugakenyuka tukiri bato. Reka noneho tuvuge ko guhitamo kwacu uburyo bigenda bituma twebwe tuba dushaka kubaho. Akazi ufite uyu munsi niwe wagahisemo kuko ari wagiye kugasaba. Ibyo ukora uyu munsi ni wowe wabihisemo kubera ko ari byo watangije. Niba uri mu gisirikare nuko wahisemo kuba umusirikare, niba uri muganga nuko ari byo wigiye ukamuba, niba hari ibindi ufite nuko nyine wabihisemo kanabishima. Inshuti noneho ufite uyu munsi nuko ari yo wahisemo kandi ukayishimira. Reka noneho tuvuge ku rukundo. None se bigenda gute kugira ngo abantu duhitamo kandi dukunda batugambanire cyangwa se batwange? None se bigenda gute kugira ngo uyu munsi umuntu wumvishe GIRA ICYO USIGARANA ajya ahitamo inshuti nziza zizongera kwicuza? Byose wabiteguriwe, ni ngombwa kugira ngo byumve koko mari. Dore ibintu mu buzima ushobora kugenderaho bitatu bizakwereka ko umuntu agukunda, ahubwo ntuzamukunde ngo birangire. Icyambere ugomba kumenya, ese uwo muntu aguha umwanya? Icya kabiri, ese uwo muntu aguha agaciro? Icya gatatu, ese uwo muntu akwereka ubwitange cyangwa urukundo? Nicyo nshatse kuvuga. Ko umuntu yaguha umwanya, abantu benshi bafite abadamu cyangwa se bubatse ingo, cyangwa se abadamu bafite abagabo babo ariko bafite akazi gakomeye cyane ku buryo kuba babona umwanya muremure bigoranye. Ariko byibuze bajya bagira igihe, niyo waba umunota byibuze ku munsi, wa munota mukawuzirikana amasegonda 60 mukazirikana ahoraho, buri umwe akabaza mugenzi uko ameze, biba bihagije. Ariko noneho tekereza umuntu ushobora kumara iminsi 2, 3, 5, icyumweru 2, 3, 4, ukwezi, amezi 2, 3 atakuvugishije, azi neza yuko nta kibazo ufite, nta n'ikibazo mwebwe mufitanye. Hadi ubundi ubwo araba ari uruhe rukundo? Nawe urarwumva. Ikindi cya kabiri, agaciro. Iyo umuntu aguhereza agaciro bigaragara ko aguha agaciro si wowe gusa, ahubwo abanaguha agahereza abawe, agaha n'ibyawe ufite, agaha n'ibyawe utunze. Ujye ukunda umuntu burya uzi neza ko aguha agaciro. Bizagenda bite kugira ngo tubone ko abantu baduha agaciro? GIRA ICYO umenya, GIRA ICYO USIGARANA biraza gutuma wowe ugira icyo umenya. GIRA ICYO USIGARANA ituma ugira icyo umenya. Ubundi nuko ikiganiro giteye, hanyuma KAJEJE Geoffrey nkabikubwira. Kugira ngo umenye ko umuntu aguha agaciro uzabira muri buno buryo. Ese iyo umuntu muri kumwe ari inshuti yawe, ujya ubona ko byibuze aba agufitiye igihe, ubona se kwitayeho. Ese ibintu ukorera umuntu ukabona nubwo bwaba ari bikeya cyangwa se ari ibintu wenda bitanahambaye, ubona yabyishimiye cyane. Ikizakwereka ko umuntu aguhereza agaciro, ibyo mvuze nabi daharwa nta gaciro agwa, nuko n'impano yari yose niyo yaba ari ntoya azayishimira nk'aho wamuguriye imodoka kandi wenda wamuhaye n'ibintu bitarengeje amafaranga 2,000. Mbe ni wa muntu ushobora no gusura akaguha umwanya na telefone akanayikupa, ahubwo kugira ngo hatagira nuza kumuderanja. Kuderanja icyo bisobanuye, mbe ni ukumutesha umutwe cyangwa se kumutesha umwanya, gutuma atamera neza, gutuma abatabari ku gihe. Uwo mwanya umuntu agakoraho telefone kugira ngo abanze kumve, aguhereza agaciro, akaguhereza n'igihe. Icyo gihe umuntu abaguha agaciro. Iyo agaciro abawe ni uko akubaha n'inshuti zawe, akubaha n'umuryango uvamo, akubaha n'ibyo ufite, kabone nubwo byaba byarashaje warabiguze yawe, ariko akanabyubaha, akajya anabikoresha uko yabigusabiye uburenganzira. Icyo gihe umuntu abereza agaciro ibyawe n'abantu bawe. Ikindi cya gatatu ni urukundo. Ubundi urukundo rero ntago ari amafaranga, nta nubwo ari bino byo muri vision 2020
muri gahunda y'uyu mwaka cyangwa se indi myaka yashize cyangwa byo byateye by'uko umuntu ashobora kugukorera isabukuru y'amavuko agashyiramo amafaranga cyangwa se yakugurira kado, ntabwo ubundi ari urukundo, ni ibimenyetso bigaragaza urukundo, ariko ubundi hari urukundo nyarwo. Urukundo nyarwo ubundi ruva hano hamwe gusa, ikizarukwereka ni kimwe, ni ikintu bita ubwitange, kwitanga. Ni hamwe ushobora no kuzarwara, wamara kurwara waba uraye no mu bitaro umuntu akaza akakora n'iruhande kandi ubizi neza ko afite izindi nshingano. Ni hamwe umuntu ashobora kwigomwa byinshi ku bwawe, ni hamwe umuntu ashobora no kureka ibintu bimufitiye agaciro ariko akaba ari wahereza agaciro. Ntabwo bivuze ko abantu bose bakundana bakwiye kujya bigomwa ibifite agaciro kugira ngo bereke abagana ko babakunda, ahubwo mu gihe abo bakunda byibuze bari mu byago bakwiye kujya babaha umwanya, bakwiye kujya babumva bakabaha agaciro, bikagaragaza neza ko kuko babakunda. Niba inshuti yawe irwaye, fata byibuze iminota nk'itatu, niba utanayigira ariko byibuze uyibaze. Niba itanashobora kuvugira kuri telefone, byibuze shaka n'umwigire, byibuze umubaze. Gerageze niba hari ubufasha butanarenze niyo bwaba ari buke, ariko byibuze wereke umuntu ko muri kumwe. Bijya bitangaza cyane aho ushobora kuba ukundana n'umuntu, umuntu wenda agapfusha umuntu muri famiye cyangwa se umuryango wavamo mu rurimi rwiza rw'ikinyarwanda, ariko ukaba utanamuhamagara ngo umwihanganishe, ubundi rwaba ari uruhe rukundo koko? Ibyo ni bitatu tumaze kuvuga muri iki kiganiro cyitwa Gira icyo usigana. Noneho tugiye kureba ese ni ibiki twagenderaho kugira ngo tumenye koko dukwiye guhitamo abantu tugomba gukundana nabo, ni ibihe dukwiye kwitwararika, twabigenza gute? Gira icyo usigana y'uyu munsi nayo irahari kugira ngo byanze bikunze ubimenye. Icya mbere rero uzitwararika, kunda umuntu kuko ugukunda, ukwereka urukundo kandi ukwereka ubwitange nk'ibyo namaze kuvuga haruguru. Biratangaza cyane kandi n'ikibazo muri iyi minsi, abantu basigaye bita ku bantu batabitaho bibwira ko bazabitaho. Ubundi iteka iyo ukunda umuntu utagukunda bisa nkaho uri muri zirika ku gisasu wibwira ko kitari buguturikane kandi giteze. Ni ukuvuga nyine ko ukunda umuntu ariko umunsi umwe utazigera gukunda kandi we waramukunze. Urumva icyo kibazo ahantu kiri? Dukwiye gukunda abantu kuko badukunda, tukareka guhereza igihe ndetse n'ubwonko bwacu n'imitekerereze yacu abantu batadukunda, ubundi ntabwo aba ari byo. Ikindi cya kabiri dukwiye kugenderaho turi abantu dukundana nabo ni ibikorwa bakora. Ibikorwa nta nubwo ari amafaranga gusa, akaba n'ubwo waba ukennye, ariko si uwo muntu koko aguhamagara byari, ariko si uwo muntu byibuze iyo yabonye igihe wowe nawe mufite akanya byibuze ubona yabiha agaciro. Ibyo ni ibikorwa bigaragaza yuko umuntu agukunda. Ariko se ufite icyo kibazo ukabona n'ubwo umuntu ataba afite uburyo yakigufasha mu buryo bw'amafaranga cyangwa ibindi, byibuze agerageza kuko hafi akakwereka ko muri kumwe, tayari urukundo ruba ruhari, kabaye urukundo ruba ruhari. Ikindi uzagenderaho kiragira gutya, kudahubuka. Mu buzima burya uzirinde guhubuka, kandi ntuzakunda umuntu kubera yuko hari inshuti yawe yabikubwiye, oya, ntuzakunda umuntu kubera ubwiza buri imbere. Abantu benshi muri iyi minsi ikintu kimaze gutuma bahora bakora divorce cyangwa se basaba za gatanya mu nkiko nyinshi zitandukanye, birirwa barushya abayobozi b'ibibuga ari nabo babasezeranyije. Abayobozi mukirirwa murushya abayobozi kugira ngo mbehe gatanya zanyu zikomeze zibe, kandi mwarasezeranye imbere y'Imana yuko mutazigera na rimwe mutandukana. Mukirirwa murushya abayobozi b'inkiko. Dore ngiyi ni uguhubuka, nuko muba mwarahubutse. Impamvu muba mwarahubutse ni imwe, kubera ko barabonye ubwiza bw'umuntu ukumva ko byibuze ugomba kumugumana ukamushyira mu mago cyangwa se mukabana mugasezerana, mukaba mwarahubutse kubera ko wabonye ubwiza buri inyuma y'umuntu cyangwa se bugaragarira imbere, ukumva ko ari wo muti w'ikibazo nyine, ukavuga uti uyu muntu ni mwiza ntabwo namureka, reka rwose mutware tubane. Iyo mubanye uba ubanye n'ishusho y'umuntu wakunze, ariko ntabwo ubanye n'umuntu wabanje kwigaho. Dore rero impamvu iba ingaruka ngiyi. Icya mbere, uba ufashe umuntu ukamukunda ariko utazi uyu muntu ingeso ze ni izihe, akunda iki, yanga iki. Ntabwo warafashe umwanya ngo ubanze umwigaho bihagije, ahubwo warafashe umwanya wo guhita utegura ubukwe. Icyo gihe rero biba bivuze ko wahubutse, icyo gihe uba warahubutse. Ni byiza yuko dukunda abantu tuzi neza, tuzi icyo banga, tuzi icyo bakunda. Iyo dukunze abantu tuzi ibyo banga, biba bivuze ko tutakora ibyo banga ngo tubabure, ahubwo biba bivuze ko dukunda abantu dusobanukiwe ku buryo tuzi imyitwarire yabo nyine. Ubwo urabyumva ibyiza byo gukunda umuntu uzi imyitwarire ye. Niba uzi ko hari ibintu nishimira tukaba dukundana, byanze bikunze ntabwo ibyo bintu uzabikora. Ariko se niba nkukunze mu gihe gito nkahita nshakana nawe mu gihe gito, tugahita dusezerana imbere y'Imana mu gihe gito, hadi ubwo ubundi rwaba ari uruhe rukundo? Dukwiye rero kujya dukunda abantu tuzi neza imico yabo n'imyifatire yabo kugira ngo tutazigera na rimwe twicuza. Dore ikindi,
mu buzima burya ujya ukunda umuntu ari uko wowe ubwawe ukunda iki murimo atari uko ukunda iki muriho. Muri iyi minsi abantu bakunda abantu bitewe n'ibibariho, ibiri ku muntu ni ibigaragara ku muntu, n'ubwiza bw'umuntu, ni amafaranga y'umuntu. Ariko ibyo byose uko ari bibiri mvuze ni ibintu biza ariko bikaba byanagenda, ni ibintu biza ariko bikaba byanagenda. Ubwo urimo uravuga ubwiza bw'umuntu bwagenda gute? Ubwiza bw'umuntu bigenda yaguye mukeka kubabariza umutima, nta nubwo agaciro k'isura ye uba ukigaha, nta nubwo uba ugifata umwanya ngo wumve yuko kuba ari mwiza cyane ku isura ye ari iby'agaciro, ahubwo uba urimo urakomereka cyangwa se uba urimo urapfa wumva. Amafaranga nayo uko aza ni nako yagenda, uko amafaranga arakorerwa, amafaranga uko yakorerwa rero uko yaza ni nako yanagenda. Ariko rero iyo ukunze umuntu kubera yuko hari ikimuri mu rukundo, ubundi urukundo ni nk'ingeso nziza abantu bagira, ntabwo ingeso rero yapfa. Ingeso iri mu muntu yari ugukunda koko nyagukunda ari kamere y'umuntu akunda by'ukuri, bivuze yuko nyine azagukunda ubuziraherezo. Ariko ingo nyinshi impamvu zisenyuka ni iyihe? Ni uko tureka abadukunda tukibwira yuko nta mafaranga bafite nta nayo bazabona, cyangwa se bafite make tukajya kuba twibwira ko bayafite, bamara nabo kudukoramo ibyo bashaka bagahita baduta. Ndavuga kuri bashiki bacu, gira icyo usigana y'uyu munsi ni uko nguko iteye. Iki nanone dukwiye kujya tugenderaho ni kimwe, kandi ari nacyo cya nyuma nshaka kugira ngo dusorezeho twese tucyumve. Niba koko dukundana dukwiye kujya tugirana icyizere. Icyizere ni intwari ikomeye cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hari ikintu utazigera tubura na kimwe rwose, ntago ibintu byose dukora ariko abantu baba byishimiye, ubundi twakabaye kuba tubizi. Ariko byibuze iyo twizerana aba ari byiza cyane, kubera ko abantu benshi ntago baba bishimiye ko twebwe twishima. Abantu ntago nshatse kuvuga yuko abantu bose aba ari abagome, ariko turabizi neza yuko nta muntu ushobora kwishimira ko uhora wishimye. Hari abantu baremanye ishyari, ibyo tugomba kuba tubizi kandi tukabyakira gutyo, kuko ntacyo twabihinduraho. Ntago twafata imitima y'abantu ngo tuyihindure ukwiri. Rero iyo mukundana mama mugomba kuba ubwanyu mufitanye icyizere, mwizerana hagati yanyu, hakaba hari icyizere, mukaba mwizerana pe. Ikintu kizatuma icyizere kiza rero ni kimwe, kuba mubwizanya ukuri. Iyo mubwizanya ukuri ntawe ubeshya undi cyangwa se ntawe uca inyuma undi, aba ari byiza cyane. Mukwiye ubwanyu kubanza mukanyurwa n'ibyo mufite, mukumva ko ari byo bya nyabyo by'ukuri kandi bikwiye kuba ari byo mukwiye gushyigikira no gushyira imbere. Iyo mwizerana rero ntago biba byoroshye ko umuntu ashobora kuzana amabwire cyangwa se amagambo yose ashatse ngashyira hagati yanyu. Ariko iyo mwizerana mwebwe, kabone nubwo umwe yajya mu ntara imwe undi akajya mu yindi ntara, cyangwa se mu gihugu kimwe cyangwa ku mugabane umwe undi akajya ku wundi, muzi neza ko mukundana by'ukuri kandi ntawahemukira ukuri. Tekereza nawe rero ibyo byiza byo gukundana mwizerana. Aho niho uzasanga iyo abantu batizerana, umuntu ashobora guhamagara umukunzi we nyuma y'iminota 2 yasanga yivugiraho akavuga yuko tayari kabaye ubwo ngubwo arimo aratetwa n'undi, cyangwa se arimo aramuca inyuma. Ni ukuvuga ko cya cyizere kiba kidahari. Rero niba mukundana mwizerane, nimumara kwizerana nta kabuza urukundo ruzaba rukomeye, ntago muzigera mutandukana. Intwaro ya nyuma ni ukuvugisha ukuri. Ukuri mukagushyira imbere mu rukundo, ukuri kuzaba ari kwiza cyane, kubera ko icyo gihe muzamukundana by'ukuri, ntago muzamukundana harimo gucengana cyangwa se amacenga. Iki kiganiro nagikoze nifashishije ibitabo nasomye byinshi bitandukanye, nagikoze nifashishije ibitekerezo byanyu mukomeza kumereza. Mbashimira cyane kuba mukomeza kungira inama ndetse no komereza ibitekerezo byinshi, ari nabyo nkomeza kubasaba. Ngiye nitwa KAJEJE Geoffrey, ikiganiro ubundi kitwa Gira Icyo Usigarana. Nshimire cyane DJ Philos uba wakoze cyane kugira ngo hano majwi murimo murumva akomeze, ndetse n'amashusho abagaragarira imbere kugira ngo bikomeze bigende neza cyane. Turabashimira cyane, turabasezeranye kubakorera ibintu byiza cyane kandi by'umwihariko. Uramutse ufite igitekerezo cyangwa inama ushaka kungira, nabwo ntago rwose uhejwe. Nyandikira kuri Instagram yanjye nitwa KAJEJE Geoffrey, nyandikira kuri Twitter yanjye nitwa KAJEJE Geoffrey, nyandikira kuri Facebook yanjye nitwa KAJEJE wa Rwanda, nyandikira kuri WhatsApp yanjye, nomero ni 07800314. Turabashimiye cyane, twizere ko mugiye gukora kuri subscribe. Ni DJ Philos, ubundi ugakomeza kumva ibiganiro byanjye, kandi rwose ntago muhejwe kuba mwambwira ibyo tuzakora ubutaha. Ndahari ku bwanyu, mwe nukumbwira insanganyamatsiko ubundi nkikoreramo. Reka shimire equipe tekinike yose yafashije kugira ngo bino bitungane, kandi mbasabe kugira ngo mujye mukundana, mukurikize bino, ubundi urukundo rwanyu rube nta makemwa. Mukundane, mureke kwibabariza imitima, kuko ni kimwe mu bintu bituma ubuzima bwacu busa nkaho bwangirika. Turabashimiye cyane.
turabakunda. Imana ikomeze barinde kandi ikomeze kwagura intambwe zanyu. Ikindi kiganiro nejo turabararikira kugikurikira mukomeza gukora subscribe kuri channel ya DJ Philos. Asanteni sana, tuko pamoja. Rukundo bambe ni rwiza cyane yabarwarambaga disi ntirushire.